ngira ngo twakomeje n'inkuru yacu, nta gutinda nta kuzuyaza, wowe gusa kora subscribe kuri channel yacu, ujye ukurikirana ibiganiro, gahunda zose tukugezaho umunsi ku munsi, dushyiraho inkuru wowe uhita uyibona. Iyo utakoze subscribe ni ugutegereza ko abandi bazabitanga, abandi bazasharinga, ariko se kuki utaba nyambere mu kubona inkuru zacu ndetse ukaba n'uwa mbere mu kuzigeza ku bandi zitarageraho? Yes, kora subscribe rero, nicyo kibanze, ubundi ukoreshe ya n'abatarayibona bayibone, kora like nimba wayikunze. Ni ukuri turabakunda cyane, muri abantu b'agaciro. Yes, nzakomeza kubagezaho iyi nkuru mpaka kuzageza igihe irangiye. Ese urumva ishobora kuzagira nka episode zingahe? Iyi ni ya 10 tugezeho. Ukurikije uko wumva iyi nkuru, urumva izagira nka episode zingahe? Nugitsinda ibihembo byawe rwose, ushyira nimero hasi. Wowe ukimara kuvuga ngo izagira episode zinizi, izagira episode zinizi, wewe usigaho nimero yawe ya telefone. Ni izo episode koko nizibazo, bana tayari uzajya kubona ubone karasoni. Yes, reka rero dukomeze na episode yacu ya 10. Duheruka umurerwa ari mu modoka na Kimonyo, ariko ntabwo yarazi ko agiye kurongorwa. Umurerwa yarazi ko bari mu modoka ari babiri, bageze ahitwa ku Gacuri usohoka mu mujyi wa Musanze, yumva mu modoka inyuma umuntu arakoroye. Mu guhindukira abona abasore babiri batamiye kabisa, babandi twita amajiya, bamwe bateruye ibyuma. Yatangiye kwibaza ibyo ari byo, abihuza no gutumwa nyina yamubwiye, arongera abihuza n'ibyo papa we yamubwiye byo kuza gutoroka abonye Kimonyo yarangaye, gusa byose biramucanga. Bakomeje kumanuka, bageze kuri Mukungwa, imodoka irahagarara. Umusore umwe ava mu modoka akingura urugi rw'aho umurerwa yari yicaye, aramubwira ngo asohoke. N'ubwoba bwinshi arasohoka, bamushyira inyuma maze yicara hagati y'aba basore bombi. Bamanura uturido ku birahure n'akandi gakingiriza imbere aho Kimonyo yicaye, bivuze ngo ntiyongeye kureba hanze ndetse n'imbere. Mwana we, umurerwa yabonye bimeze gutyo, abona ko bidasanzwe kandi ntacyo ari bukore, ahitamo gutuza ntiyakoma. Imodoka iragenda no muri Kigali, baba bagezeyo ngabo Kicukiro aho Kimonyo yari atuye. Imodoka yinjira mu rupangu, maze mbere yo gusohoka umusore umwe ahereza umurerwa bandana y'umukara, aramubwira ngo niyambara ako gatambaro mu maso kandi ahumure nta kibazo. Ibimubwira agatuje nta mananiza, umurerwa yarabikoze. Maze umusore barasohotse, amufata akaboko aramusohora, n'undi ava mu modoka, bamujyana mu nzu atabona. Aho hose yahageze atabizi, kuko mwibuke ko kuva muri Mukungwa yaje imodoka ifunze ahantu hose, nta kintu ashobora kureba hanze. Baramwinjije rero mpaka no mu cyumba, yumva bamwicaje ku buriri nta kumuhutaza. Barangije barasohoka, yumva hinjiye undi muntu, arakinga, ahita amwegera amukuraho cya gitambaro. Umurerwa mu kureba abona ari kumwe n'umukobwa mwiza mu cyumba cyiza cyane, ariko kubera ubwoba ntiyavuga. Uwo mukobwa aramusuhuza, undi arikiriza, gusa icyo bari cyose. Ku muryango umuntu barakomanze, umukobwa arahaguruka arakingura, maze umurerwa abona ni wa mugabo wamuzanye winjiye. Kimonyo mu ijwi rituje, harya witwa nde sha? Umurerwa yaramushubije ati nitwa Umurerwa. Kimonyo ati okay, ni karibu rero, ntugire ikibazo, hano ni iwawe. Umurerwa yaratangaye, ariko n'ubwoba bwinshi. None si byo bantumye bimpa ryari ngo ntahe? Kimonyo yasetsemo aranahigima, ahita asohoka, ahamagara wa mukobwa uri kumwe n'umurerwa. Bava mu cyumba ho gatoya, ariko nyuma y'iminota 5 umukobwa aragaruka, arinjira, arakinga, arongera yicaye iruhande rw'umurerwa kuri bwa buriri. Niko gutangira kumuganiriza. Njye nitwa Mahirwe rero, hano ni mu rugo. Uyu mwazanye ni papa umbyara, mama yarapfuye mu myaka 2 ishize, yazize uburwayi. Umurerwa ateze amatwi, arangije ati nanjye nitwa Umurerwa, mu rugo ni Musanze. Agikomeza kuvuga, Mahirwe ati wivunika, njye nakumenye, gusa icyo nakubwira
nuko nubwo mbona tungana ariko ubu ndi kugufata nka mama, kuko nubwo wowe utabizi ariko uri umugore wa papa, kandi iwanyu barabizi kuko nibo bagushyingiye. Umurerwa yahise aturika ararira. Mana yanjye we, ibi ni ibiki koko? Mahirwe yaramuturishije aramuhumuriza aramubwira ati rega wikwivuna nshuti, ubundi si wowe yari yahawe, ariko kuko mukuru wawe yabuze byabaye ngombwa ko batanga wowe, kuko amafaranga papa yabahaye bayabuze. Iyo bayabona bari kuyamusubiza, byose bikaba birarangiye. Ubwo rero wikwigora, mbera mama, kandi numbera umubyeyi sinzita ku myaka yacu, nanjye nzakubera umwana. Ntacyo uzabura hano, byose birahari, sibyo se mama? Umurerwa byaramutangaje ndetse biramucanga, habura icyo akora, habura icyo areka. Ati mbega agahinda ntewe n'ababyeyi, Mana yanjye. Icyo nzi cyo ni uko ntazibabarira n'umunsi n'umwe. Mahirwe yarambwira ati oke, ubu rero aha ni iwawe, iki ni icyumba cyanjye, ngwino nkwereke inzu yose, icyo utemerewe ni ugusohoka hanze gusa. Nta kindi umurerwa yari gukora pe. Yarahagurutse bamwereka inzu yose. Inzu yari irimo buri kimwe cyose gikenerwa mu nzu. Inzu yari yiyubashye pe. N'inzu yari ifite kave yayo yo hasi, ariko ku buryo uyiri inyuma atabimenyaga. Maze Mahirwe amanuka esikariye n'umurerwa, bagera hasi gato, akingura undi muryango, binjiramo. Mbega ngo umurerwa aratungurwa n'ibyo yabonye muri icyo cyumba cyo muri kave. Mahirwe yaramubwiye ati rero uru ni uruganiriro rwawe, uriya muryango wundi ni icyo cyumba cyawe, hanyuma kariya karyango ubona ku ruhande ni ak'ibanga, hariya ni papa winjiramo gusa nta wundi. Akira imfunguzo zose za hano, urutariho ni urwa hariya habujijwe, ahandi hose urahemerewe. Umurerwa yafashe imfunguzo akingura icyumba yabwiwe ko ari icye. Ahwi, mbega ngo Mana yanjye we, iki cyumba ko akigezemo nkabona arashidutse bigenze bite? Okay, iyi yari episode ya 10. Tuzabonane muri episode ya 11. Ariko se waba utarakora subscribe koko? Utegereje iki?